uko iminsi yakomeje kwicuma niko ibintu byagiye birushaho kuzamba kwa Mama Hirwa. Kuri iyi nshuro noneho ubuzima bwa Mama Hirwa buri mu kaga. Hirwa nawe ibintu amaze kubibona, mbese ibintu byahinduye isura mu buryo bugaragara. Kwa Pascal naho yagerageje kubibwira umugore we nawe yabibwiye abandi, mbese ibintu noneho byabaye uruvange. Yambi mama, Yambi mwana wa Hirwa, amasomo yagenze neza? Yigoma yagenze neza, reka nsuhuze na bebe. Bebe se uramusuhuza ute Hirwa? Kubona ari mu mazi urabona yakwiteza? Ese mama, ko ndi kubona amaguru ya bebe atameze neza, ndi kubona ari dutoya, tutareshya, tutanareba hamwe. Yabaye iki? Hirwa, umva Hirwa, genda bugiye kwambura. Hoyama, none se kutambwiye ikintu bebe yabaye? Hirwa, bebe rero amaguru ye afite akabazo, ariko tuzamuvuza akire. Tuzamujyana kwa muganga bahita bamuvura amere neza amaguru yiwe nawe? Bazamuvura rwose nitumujyanayo nta kibazo. None se mama, andi mazina ya bebe ni ayahe? Ko abandi bana bayambajije nkababwira ngo yitwa bebe, bakambaza ayandi nkababwira ngo ntabwo nyazi, bakanseka. Hirwa, amazina rero ya bebe sibyo, genda ubanze wambure, ubike marete, ufate n'ibyo kurya mu kabati, turaza kubiganiraho nindangiza kumwoza, mbanze mwuhagire ave mu mayaga sibyo? Yego mama, nta kibazo, uraza kubimbwira, nzahita mbibabwira, noneho ntabwo bazongera kubimbaza ngo binanire. Yego Hirwa, yego nta kibazo, ndaza kubikubwira. Mama umugore mwiza, waramutse mugabo mwiza, mwaramutse neza? Nta mahoro. Kubyo tubasohora ugiye kujya ku isoko? Ujya ngiye guteka, ngiye gushyiraho ibishyimbo. Ibyo nari natetse byari byashize, ubu narindi kugira vuba ngo tuze kubona ibyo turarira nijoro. Nta kibazo umugore mwiza, waramutse ute se? Naramutse neza, wose waramutse ute ko warayushikagurika? Nta mahoro Mararongo umugore wanjye, nta mahoro ntayo. Byagenze ute se mugabo mwiza? Ejo bundi ngire njyano hepfo kwinywera kagwa kwa Karisa, ahandi hepfo handi mu kabari ko hepfo munsi yo kwa Minani cyane aho. Ngize mbona Papa Hirwa. Papa Hirwa wa muturanyi wacu uwo ndamubona hano. Yego mbona araje mu kabari, ndavuga si umuvandimwe, nta mahoro. Si inshuti yawe se mwari mugiye gusangira? Ntabwo yari asanzwe aza mu kabari. Burya bwose se ntabwo afata ku kagwa? Oya, ntabwo uketse niba nywera handi. Buri uko namubonaga rero nabonaga agira ngo afataho. Ngize rero turi kuganira, nimba ari inkuru yamwe, nimba ari ibiki, mu Mararongo umugore nkunda dorora twize, ariko niko kamaze mubwira. Papa Hirwa agera arya ambwire ngo umugore wese ubona agiye gutura hasi, agiye kwibaruka, nimba yarabyaye akanyamaswa, nimba yaratuye. Umva, ndagukunze wize Mararongo, uzamfashe, ntuzabyara ikintu nka kiriya nabonye hari ahajya babyaye kwa Papa Hirwa. Kwa Papa Hirwa ese kutambwira byagenze gute? Yagize abwara cyane, ntabwo ari cyane, ni igisimba. Ese uravuga wa mwana baherutse kubyara? Ubanza ari uko. Hari inkuru imaze igihe icishikana ahangaha mu baturanyi ngo yagiye kubyara ngo abyara umwana umugaye.
ntabwo ari ukumugara ni igiti ni ariko nyagasani. babivugaho kwinshi bavuga ngo hari utuguru ngo dusobekeranye ujye natinye kujya kumureba dore ko natwite atazankongera inda ntwite Murarungu umugore wanjye dore natinye uratwite uzambabare ntuzagukurikirane ntiwigore ntaho nzajya rero reka mubwire ngewe uri hafi kwibaruka dore harabura icyumweru kimwe ariko ntakubeshye ngewe ugize gutyo ukibaruka nk'uriye namwica ntabwo narinda kumutegereza kumuzana hano dore ndagukunda ariko namwica pe. ariko nanjye ndamutse mubyaye rero ariko ntabwo imana yagenda imana ibikurinda ariko imana ibindinda ariko ndamutse mubyaye namugusigira nanjye nagenda ukamusigira namugusigira namugutana namunigirayo ukuntu bari kuva kwa papa Hirwa bavuga mama Hirwa namugusigira nkagenda rwose ntabwo Mararungu rero kankwereka ugasore reka njye hano hirya gatoya hese kandi Mararungu ugiye muri iki gitondo urabona hakurya hariya barambwiye ngo ntabwo ni hariya kwa Karisa ejo numvaga bavuga ngo bahogoroye bazanye urwagwa ngo ruryoshye kubi ayiwe kajya gusomayo oya nyabuna wigenda urava mu rugo nta kintu ufashe ndaje ndagifata oya wigenda dore narishize kandebe narishize akajumba hano mu ziko kanze wagenda ukariye wagenda uri no kukarya ariko ntiwava mu rugo umwaka usaba mu gitondo wabukizwa n'iki nta kibazo umugore nkunda akira kano kajumba rero ugenda ukarya akira mugabo mwiza murakoze cyane umugore mwiza. ariko se ibi ni ibiki ni ukuri kw'Imana ibase mu muryango w'icyumba cyanjye amazi amasahani ariko koko ibi ngibi ni ibiki mwuka byaramwe ariko uru rugo rubamo umugore rubamo abana rubamo umukozi ese ubundi bamfata nk'iki koko niko mama Hirwa karamezwe imihini n'amasuka niko ngwino hano umbwire ibi ngibi ni ibiki yo papa Hirwa ni ukuri mu mbabarire nyiharambitse nari ndimo noza umwana ngiye kumuryamisha ndangije mpita njya kureba ibyo mu gikoni ni akazi kenshi ariko si impamvu mu mbabarire ntabwo bizongera. ese mwaramutse? naramutse nyine ubundi se wowe uramura abantu ariko rero ibi ubwo se urumva ubwo busobanuro buhagije kuba wakuzuza ibintu imbere kugira ngo ariko mushaka mvuge nabi koko mwumva navuga nabi? oya papa Hirwa ni ukuri ntukavuge nabi nanjye ntabwo mba mbyifuza rega ahubwo nyine nari maze kubategurira ni karibu ku meza. utegura ibiki ni ibiki uri kumbwira wateguye none Rose none se ibi bintu byuzuye hano ni indabo n'iki ngo wateguye si biki utegura ibiki? papa Hirwa nabateguriye umureti n'icyayi ahubwo reka mbasukire icyayi sibyo muryoherwe. reka nze ndebe ibyo ngibyo urimo uravuga eti rwose naherekeje abandi ninjye washatse nabi kabisa naherekeje abandi pe. ako papa Hirwa ubu koko ubwo nibyo wakabaye umbwira akanya nk'aka washatse nabi reba nazindutse naguteguriye ndakubaha nta kintu nakora ku bwawe ariko ngo washatse nabi papa Hirwa wagira akakumbwira nabi kubona ntababara nabi nishake ahubwo habura agatungo nkunige njye numva nangufata nkakuniga njye numva mbana n'umugambanyi urumva ako papa Hirwa wagira akakumbwira amagambo mabi koko uri murigira gutyo kubera ibingibi watetse? papa Hirwa ahubwo hari ikintu nashakaga kubabaza rwose hari ikintu nashaka ko tuganira. nganira nawe iki nakubwiye ngo iki umaze iminsi nkubwira ngo iki mu gihe wumva ko ukiri hano ntuzigera ungirana amahoro ibyo bintu byo gushaka kwirizariza umbwira ngo urashaka kuvuga iki muri iki gitondo urashaka kumbwira iki untera iseseme ngo wirizariza ngo ndagututse ngo nkubwira nabi se nkubwira nabi iki papa Hirwa basi nyine hari ikibazo nashakaga kukubaza nashaka ko tuganira.
umaze so umbaza iki wankora busawe arashaka ko tuganira ubwo rero wagize gutya atetse ibintu by'imireti sinzi ibi imigati mu ameza wayujuje ngo urimo urantereta ariko njye mba mbyutse buriya usukuramuka nabi koko ariko ntacyo aho kugira ngo nirirwane umwaka wawe vumvura numve ni ikibazo nari mfite hirwa amaze iminsi ambaza ibibazo byinshi kandi mu bibazo ambaza harimo ikibazo cy'amazina y'umwana wambabariye kuko umwana tukamwita amazina reka amazina ararikeneye urakeneye izina ntirihagije ugenda umwite kajorite genda umwite ikimuga genda umwite karema genda umwite ibyo ushaka icyo ubona hafi ako papa ntekereza ni ukuri nk'amagambo burimo uvuga si ubwo uriya mwana abaye akumva ibintu uvuga kuko urumva ibyo bintu yazabikubabarira byari izina rikwiriye umwana koko ese ubundi papa uzajya unoteza utoteze n'umuziranenge udafite ikintu na kimwe azi umva nkubwire wa mugore we genda noneho ushake se mu mwita izina kuko uriya mwana si uwanjye nawe bikubwiye ni simbyara ibimuga cya kimuga ntabwo ushobora kubyara ikimuga rero genda uvunike ujye gushaka uwaguteye inda papa ni ukuri kose ndarahira yuko uriya mwana ari uwawe urabizi ko ntatinyuka kuguca inyuma kandi urabizi ko rwose ntigeze nguhemukira n'umunsi n'umwe umva rero nkubwire wa mugore we ntabwo nkomeza kumva ubusa bwawe niba ari ibingibi wateguye wujuje ameza kugira ngo numve uwo mwanda urimo umbwira nabikubwiye ni amazina ariko uretse gatoya ndanibutse na gatoya umamagara cyagiye kwa muganga ntabwo wamamagaye untesha umutwe umbwira ngo urashaka kwita amazina ngo umwana nagusubije ngo iki none nyine kwa muganga nabyo urabigaruye wanze kunyumva nyako nyine usibye ko abaganga bahise bavuga ngo bavuze ngo iki ndimo ndakumva bavuze ngo iki yasohotse nta mazina afite kwa muganga oya urabizi ntabwo biba gusa nahise ntekereza kuri yandi twajyaga dutekereza ku mwana tukimutwite ubwo mbabwiye nyine mahirwe y'ineza ngo iki yandikishije ukaba ubyutse umvugisha amagambo angana atya izina wararangije kuryandikisha wawe papa hirwa wibuke yuko ntabwo twabyumvikanye neza nyine bwari uburyo bwo kujya mve kwa muganga ariko ubaye utabishimye twanabihindura ntabyo duhindura ahubwo ni umwaka gusa ubyutse ushaka kunkorogoshora mu bwonko niba ari n'ibi biryo akira enda ntabyo nyiriye n'urugo rwa resitora zirahari ndarya muri resitora papa ubwo byari ngombwa kumbwira ayo magambo nk'ayo ndakwiyamye reka ngende ubu nzagukorera iki koko basi kugira ngo wongere unyumve mwumva iki nzagukorera iki ngo unyumve ko nta kintu ntakora ngerageza byose ku bwawe reka ko nsakuriza nkora gusa aya mani nzaba numva iby'uru rugo rwose ngewe reka ngende utazatuma nkora ndabona maze kunanirwa rwose reka ngende ese amaherezo azaba yahe ntuzacikwe n'agace ko gutaha